Hello my dear friend, nongeye kugusuza kandi nkuha n'ikaze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yigisha ibijyanye na social media business ndetse na crypto business. Ibi ngibi rero ni uburyo bw'ushobora gukuramo amafaranga ku buryo bworoshye cyane. Uyu munsi rero nkuzaniye indi mining yoroshye cyane bayita free BNB Go. Iyi ngiyi rero ikaba itanga amafaranga ku buryo bworoshye cyane, nta gishoro bigusabye, nta n'umwanya wawe bigusabye. Wowe icyo usabwa ni ukwifungura gusa. Niba ubibona neza ngira ngo urabona ama BNB maje kugera mu gihe cy'iminsi 2 gusa nifunguye. Ibi ngibi biroroshye, nawe biragufasha kuba wabasha gukorera amafaranga yizewe kandi buri munsi yoroshye kuba wajya ubasha kuba wabikuza. So nta kindi usabwa rero ni ukwiyandikisha muri iyi free BNB Go. Ni iz'ubuntu batanga kuko nta kindi ukora, uraza ugafunguramo account ubundi zikibara. Biroroshye cyane. Okay, reka nkwereke rero uburyo BNB uyu munsi ihagaze. Reka tujye muri Binance turebe BNB imwe uburyo ihagaze. Okay, BNB imwe rero kuri uyu munsi ndumva ihagaze amafaranga agera muri reka turebe hano muri Binance turebe BNB imwe uburyo ihagaze. Okay, niba BNB imwe kuri uyu munsi ishobora kuba ihagaze amadolari agera kuri BNB reka tuyishakemo hano turebe amadolari uyu munsi ihagaze. Ngira ngo urahabona ahangaha BNB imwe kuri uyu munsi ihagaze amadolari magana atandatu. Ihagaze amadolari 600. Yashyize mu Nyarwanda rero nta kindi wakora. BNB imwe niba ihagaze amadolari 600, urahita uza muri calculator ahangaha. Tuza muri calculator uze urebe ahangaha BNB imwe amafaranga ihagaze. Okay, reka turebe hano muri calculator. Uraza ufate ibihumbi amadolari 600. Nurangiza uhita kuba amadolari umunsi ahagaze ku gihumbi hafi na 450. Ngira ngo ubirebye neza urabona amafaranga BNB imwe ihagaze angana n'amafaranga ibihumbi 870. My friend, aya ni amafaranga menshi cyane nawe wakorera mu gihe kitari kinini, mu mwanya muto cyane, mu gihe waba wabishyizeho imbaraga n'umutima ndetse n'ubushake. Aya ni amafaranga agera ku 870. My dear friend, biroroshye cyane mu gihe wabasha kwiyandikisha muri iriya application, ukaba wabasha kuba wabasha kwinjiza umunsi ku wundi. Reka rero twongere dusubire inyuma turebe ese bimeze bite muri BNB. Nta kindi rero tugiye gukora uyu munsi, tugiye kwereka uburyo ushobora kwinjiza amafaranga atari makeya. Tuguhaye ikaze rero wowe ukigera hano ari ubwa mbere, utarukwibutsa gukora subscribe. Nta kindi bigusaba, uraza ukareba ahanditse subscribe. Ngira ngo nkuko ubibona uraza ugakirika ahangaha, ngira ngo urahabona handitse subscribe. Iyo umaje ukirika ahanditse subscribe ukirikaho inshuro ya mbere, ukongera iya kabiri kugira ngo uzajye ubasha kwakira icyo bita notification cyangwa se inkuru zose cyangwa se ibiganiro byose tujya tugaruka. Urongera rero ugakirikaho bwa kabiri kugira ngo uze ubashe kuba wakakira notification. Uraza ugakanda kuri aka ka kabiri gutya ukazogera ukemezaho gutya, ukareta ubona kabaye gutya umukara. Ubugutya umaje kwakira notification buri munsi ubasha kuzibona. Ndetse yewe kandi niba ari icyifuzo cyangwa igitekerezo ushaka kutwandikira, reba hano muri comment ubuze ukirikeho wandike comment yawe, natwe turi tayari gusubiza ibibazo n'ibyifuzo byawe waba ufite. Nta kindi rero kandi none tugiye kwereka uretse kuba twakereka buri muntu ushaka kureba icyo bita link dushyira muri description. Rero iyo ushaka kureba link twagiye dushyiramo cyangwa se WhatsApp urugupe turayifite. Ngira ngo mujya muri hano muri mowa, ngira ngo ndahakwereka gutya ahangaha handitse ijambo mowa. Uraza uhasange byinshi bigiye bitandukanye. Urasanga link ya video z'amavideo twagiye dukoraho, urahasanga link ya groupe, yewe urahasanga na link uri bwinjireho kuri
BNB Go rero nta kindi igusaba kuba wafatamo umwanya wawe dore yuko aribwo isotse vuba ahangaha. Urabona yuko uburyo iyikoreshamo we nta kindi ubusabwa no kuza ukabashyiramo account yawe. Reka nkwereke rero uburyo ushobora kwiyandikisha muri BNB Go nawe ukabasha kuyimayininga cyane ko ubonye ko ihagaze amafaranga atari make. Urabona ko imibare naho irihuta cyane yuko iyo ushatse kongera imbaraga zo kugira ngo iriya mibare ifate umuvuduko udasanzwe biroroshye cyane. Nabyo tuzabibereka ni mu bishaka abazaba bashaka kuba bayongerera imbaraga. Hano harimo uburyo bwinshi bushobora gutuma izamura imbaraga, harimo izi muyoboro ushobora kuza hano ukabasha kuba wabasha kugira byinshi ukora mu masave yagiye arimo hano kugira ngo ubashe kuyongerera imbaraga. Ikora ku buryo rero bworoshye cyane kandi kubikuza ni Binance biroroshye, nawe ubwawe yagufasha uramutse wiyandikishije. Reka turere rero uburyo ushobora gufungura account muri iyi BNB Go cyane ko itanga amafaranga ya buri munsi. Twagiye. Nta kindi rero uri burebe muri description, uraza kurebamo link ndi bugusigiremo uze ubashe kuba wayinjiraho wiyandikisha. Mwibuka yuko muri description harimo na WhatsApp group, link yayo nayo uraza kuyisangamo kugira ngo tuzagicikwa n'ibiganiro tugenda duhuriramo amakuru dutangiramo umunsi ku munsi ajyanye na crypto business cyangwa se na social media business, uburyo nawe wabasha gukorera amafaranga agiye atandukanye ufashishije ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se icyo bita crypto cyangwa se mining, ukabasha kuba wayakoresha ubona amafaranga nawe. Nta kindi rero uri bukore, uraza ahangaha ukimara kwinjira muri link nagushyira muri description, uragera kuri tableau imeze gutya. Iyi tableau imeze gutya rero uyitegereze kandi uyiteho cyane. So ndabanza nkwereke aka kantu tuntu uturebe utwitegereze. Hano handitse ngo tap your BNB smart chain faucet pay. Uraza rero ujye muri Binance yawe, numara kwinjira muri Binance yawe uhita ushakamo BNB smart chain. Ngira ngo reka nkwereke akandi kantu k'ingenzi uri bukoresha. Numara kuba waza kuri BNB smart chain muri Binance, urakopiyamo link. Reka nkwereke uburyo bikora, uze uyipestinge aha ngaha. Aha ngira ngo ndahakwereka. Reka twinjire rero muri Binance tukopeyo iyi link yacu turebe uko bimeze. Reka twinjire muri Binance tugende dukopiye ya link yacu tuze tuyipestingemo ahangaha ku buryo bitworohereza kuba twafungura account muri iyi website. Nta kindi ukora, uraza hano handitse asset, ngira ngo urahabona ahangaha ndahakwereka. Reka makwereke neza muri asset. Uraza ahangaha handitse asset muri Binance yawe, uraza ukirike kuri asset, nurangiza uhita uzi hano handitse deposit. Deposit ahangaha uze ukirike. Numara gukora deposit gutya, uraza ukange kuri deposit. Numara gukanda deposit urahita uza urebemo iyitwa BNB, ngira ngo urayibona ngiyi. Numara gukanda kuri BNB nta kindi ukora, uraza wemezeho gutya. Numara kwemezaho barahita baguhereza network ya BNB smart chain, ngira ngo urayibona ahangaha hejuru. Ni iyi ngiyi ugomba gutoranyamo, nta yindi ugomba kurebamo. Ni iyi ngiyi BNB smart chain niyo ugomba kuza kuba wakirikaho. Izindi uzihorere uze ukirike kuri iyi iya mbere. Numara kuyikirikaho gutya rero nta kindi bagukorera, baraguhereza network please. Bahita baguha network uri bugende ugapestingamo. Hara network nta yindi ni iyi ngiyi ya BNB smart chain, ngira ngo urabona uko iba imeze. Uraza rero ukore copy ahangaha. Uraza kandi kuri iyi copy iri ahangaha, iyi copy link uraza uyikirikeho. Numara kuyikorekaho gutya urabona ibaye wallet address copied. Urahita usubiramo muri ya BNB yawe ahangaha, uraza usubireyo gutya bituza uyipestingemo.
urahita uza hano muri free BNB yawe hahandi nakubwiye uze uyipestingemo ahangaha. Aha uraza uyiterekamo, numara ya kopi yawe numara kuyiterekamo uragira gutya, uraza ukirikeho gutya, ubundi hahite haza paste, uze ukande kuri paste uyipestingemo. Nurangiza uhita uza hano hasi handitse start mining na ahangaha ni tuza utangire ukore start mining. Ngira ngo urabona yuko hano bihita biba login successful, ngira ngo urabibona hano hejuru. Gusa ngiye ko nabifitemo account ngewe ntabwo ari ngombwa cyane, urabona ko hahise haza imwe yanjye. Rero wowe kuko utari uyifitemo nta kindi kiri bubeho, haritafunguka account yawe nayo itangire ibare nk'iyingiyi. Ndakwibutsa yuko link ndi wishyire muri description yubuze kwinjiraho kugira ngo bikorohereze kuba wabasha kwinjira muri iyi account yawe bitakugoye. Mwibutsa gukora subscribe, ukibuka gufungura n'inzogera kugira ngo tuzabicikwa n'ibiganiro by'Ibyari Creators tugenda tukugezaho umunsi uko bwije nuko bukeye. Mwibutsa yuko niyo utakora ngo ugende uninde ugera kuri BNB imwe ukaza wenda ukagera n'urugero kuri ukagera nk'aha n'urugero kuri 0.004 kuri 0 n'ibice 0000, mbese ubwo ni amazeru ane. Ndakwibutsa yuko nabwo haba harimo amafaranga makeya. Ngira ngo twabonye ko imwe ihagaze amadolari 600. Niba ihagaze amadolari 600 rero uramutse uje ahangaha ukaza muri calculator ukaza ukareba BNB imwe niba ihagaze amadolari 600, ese uramutse ukoreye 0 n'ibice 0 zikaba ari nka 0.3, wenda dushyireho rimwe, ugahita ukubona amadolari 600. Amadolari 600. Ngira ngo urabona ko waba ufitemo amadolari 0, waba ufitemo BNB waba ufitemo BNB 0 n'ibice 6. Izo BNB 0 n'ibice 6 rero ntabwo ari nkeya. Uzifashe warangiza ukazikuba n'amafaranga 600 n'amadolari 600 n'ibihumbi 600. Okay, urabona ko haba harimo ibihumbi 360. Amafaranga rero ntabwo yaba ari make cyane, nawe wabasha kuyakorera ukabasha kubyaza umusaruro internet yawe ndetse na smartphone ya guys. Ntucikwe rero, link ndayishyira muri description y'iyi video, noneho kandi ndagushyiramo na link ya WhatsApp group kugira ngo uzajye ubasha kumenya amakuru uko bwije n'uko bukeye, ubanemo n'abandi mujye muhana amakuru ku gihe. Guys rero wibuka gukora subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo uzabicikwa n'ibiganiro Ibyari Creators igenda ikugezaho. Ciao ciao.